tubahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kiza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi bifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Nizere ko mumeze neza mwese aho muri arabari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'ibihugu bigiye bitandukanye. Nizere ko mumeze neza. Ndashimira buri umwe wese utanga igitekerezo ndetse n'izindi nama mu biganiro tuba twakoze n'abatwa twaganirije bagiye batandukanye ku bitekerezo mutanga cyangwa se ku yindi nkunga mugenda mutanga umunsi ku wundi. Turabashimira cyane kuko hari benshi mugira inama muri comment zikabagirira akamaro ndetse n'ubundi bufasha rimwe na rimwe mugenda mutanga ku buzima bwa tuba twaganiye nabo kandi bikabagirira akamaro. Uyu munsi rero ndi kumwe na Teta kari tugiye kuganira ku byerekeranye nawe. Haraciye iminsi tutaganira nawe ku giti cye, ngira ngo murabyibuka ko hari ubufasha yigeze gusaba mu minsi ishize kugira ngo abone diplome ye. Yarabisobanuye kenshi kugira ngo abashe gutangira gusubira ku ishuri. Nyine ni imbogamizi nyinshi yari afite kiriya gihe, ari nabwo papa we yazaga akabemerera kubafasha ariko ntabikore. Ni imbogamizi nyinshi zajemo ariko kubw'amahirwe biza kugenda neza, haboneka umuntu wamufashije diplome ibasha kuboneka. Ngira ngo murabyibuka byari 350. Hari umugira neza rero waje kuboneka aramwishyurira diplome arayibona, bituma ashobora kubona amahirwe yo gusubira ku ishuri ndetse akaba yabona n'akazi, kuko ahantu henshi ubu kubona akazi udafite diplome biba bigoye, ariko byarabonetse birakunda. Rero yari yifuje kuba yashimira kuba twaganira, agashimira uwo muntu wagize icyo akora ku buzima bwe by'umwihariko. Mama we yarashimye, natwe turashima, twaramushimiye cyane uwo muntu wakoze icyo gikorwa n'icy'ubutwari, kuko yabaye nk'umuntu ufunguye ubuzima bwe ku nshuro ya kabiri. Yaravutse abaho arakura, ariko cyari ikintu cy'imbogamizi cyari kimubangamiye, bituma nawe abona ko nyine yongeye kugira impamvu yo kubaho ndetse n'uburyo yafashamo mama we mu buzima bugiye busanzwe, mu buzima bayemo, akaba nawe yagira itafari ashyira ku buzima bwa mama we ndetse n'ubwo babanyemo muri iyi minsi. Rero nagira ngo muhe umwanya agira icyo avuga nawe ku giti cye, agira abashimira yifuza gushimira, agira icyo avuga mbese kuva yabona diplome kugeza uyu munsi, atubwire naho bigeze, niba azajya ku ishuri mu kwa 9 bitubwire. Mbese reka nguhe umwanya. Teta tuguhaye ikaze. Bakoze. Urameze neza, urasa neza ariko tandukanye na cya gihe mbere. Biratandukanye. Yego. Tubwira uko bimeze, uko byifashe, nawe ushaka gushimira byose. Mbere na mbere ubundi ndashimira nk'uko mwabivuze umuntu wamfashije nkajya gukura diplome ku ishuri. Kabisa uwo muntu yaramfashije, mbega nyine se navuga ngo ukira, mbega afunguye n'ibindi byose bikomeza kugenda biza. Nagiye ku ishuri tujya kuyizana, hari ahantu twari nanizeye akazi, tujya gukora ibizamini nubwo bitarakunda nyine ngo bampamagare, ariko nibura icyangombwa bari bantumye cyo kuzana no ko diplome irabiriho nabyo byaramfashije. Urumva yaba ntarayibonye ntabwo nari kubasha kwitabira icyo kizamini, ako kuba ko nari nyifite nabashije kujyayo, ubwo ndacyategereje nawe. Ndamushimira cyane, ntabwo nigeze mubaza amazina ye, ako nyine ahari hose ndamushimiye cyane. Imana iguhe umugisha. Yego, warakoze cyane. Hanyuma ku byerekeranye no gusubira ku ishuri, ho urateganya gusubira ku ishuri ryari? Niba ari akazi se warakabonye cyangwa ugiye kongera gusubira ku ishuri? Akazi ntago twari twakoze ibizamini, ntago baraduhamagara. Nyine mba ndaho ntegereje, ariko ndabyizeye ko bizakunda. Hanyuma ku ishuri gusubirayo gukomeza, ubwo ngomba gusubirayo muri uku kwa 9.
nibwo uzasubira ku ishuri? narapurayinze byarakunze. Byarakunze. Yego, ibintu byose bimeze neza, nzasubirayo. Okay, ni byiza. Iyo niyo nkuru twari dutegereje kumva, kuko byagaragaraga ko cyari ikibazo kikubangamiye, kinabangamiye mama wawe, kuko buriya iyo warihiye umwana ishuri kwikokora akiga akarangiza ariko ntabone diplome kandi nayo isaba amafaranga, biba bigoye. Diplome akenshi ufite amahirwe menshi yo kubona akazi runaka bitewe n'ibyo wize, ariko iyo utayifite kiba ari ikindi kibazo. Kuba warize ariko ukaba udafite icyerekana ko wize warangije amashuri. Kuba warayibonye rero ni byiza, no kuba ugiye gukomeza kwiga nabyo ni byiza, ahubwo ikintu nakubwira nyine ukomereza aho, ntihagire ibindi bintu by'ibirangaza bikujya imbere, kubera ko buriya ibintu byose bibaho kubw'umugambi. Uwakoze nyine biriya, uwagufashije twese turamushimira, nanjye naramushimiye ku giti cyanjye. Yagize neza kuko hari ikintu yahinduye ku buzima bwawe byataye kinini cyane. Hari icyizere wari ufite, hari inzozi wari ufite, ariko kubera ko nta diplome ukavuga ati se bizakunda gute. Bivuze ko rero hari icyo yakoze nawe rwose, aho yakuye Imana izamusubiriza aho yakuye. Imana imuhumugishe. Kubera ko ubu nawe hari umuntu ugukorera ikintu mu buzima, nawe ukajya uhora umwibuka. Ubu ntabwo ushobora kumwibagirwa kuko atumye usubira ku ishuri. Iyo utayibona ntabwo wari gusubira kwiga, ariko kubera ko nyine yayiguhesheje ako kantu kakagukorera ukabona diplome, ugiye gusubira ku ishuri witwa umunyeshuri. Mbega yatumye numva nyine nta kintu kidashoboka. Nta na kimwe, kandi koko nta na kimwe. Ibintu byose birashoboka iyo igihe cyawe cyageze. Kiba cyageze. Nka kwa kundi papa wawe yaje turi kumusaba ngo naguha amafaranga, ngo niyihangana guha amafaranga yo gusubira ku ishuri, kiriya gihe wari ufite icyizere ko papa uko biri kose atazayabura, cyane cyane n'imyaka yari ishize mudahura. Nanjye ku bwanjye numvaga agomba kuyatanga kandi akaboneka. N'uburyo yari ari kubivugira ngo nzabikora. N'uburyo yabivugaga rwose, amafaranga 300,000 mu myaka 15, amafaranga bari menshi. Ntago ku mwana wayakwatse, ntago ari amafaranga wabura ngo ufite umutwe. Ariko we yagumanaga icyizere, ariko atafite ahantu azayakura. Urumva rero iyo utezeho umuntu amakiriro cyangwa ukamutegaho ikintu runaka ariko wakakibura, birakubabaza. Yarayabuze, abura 10, abura 5, abura 1,000, abura 2. Rwose kumugaragara nabibereka, arabwira ati nta mafaranga mfite. Muranabibona, ahubwo birangira bimwe muri kumufasha. Ariko rero kuba hari uwabibonye bikamukora ku mutima, akavuga ati ngewe nditanze, nemeye kureka iki. Kuko buriya umuntu ugufasha ntago ari uko afite amafaranga menshi yabuzashyira, ahubwo habaho kwigomwa. Kavuga ati niba iki kintu nanjye kugikoresha n'amafaranga, ariko nkaba mbona hari umwana ubabaje cyangwa se hari umuntu ufite ikibazo kirenze icyanjye, reka mufasha. Aba yitanze, aba yakwitangiye. Umva nanjye najyaga nicanga avuga se koko ubu ngubu muri iki gihe nzabona umuntu umfasha koko. Nkumva nyine ni ibintu bidashoboka, ko rwose umunsi yamfashaga naratunguwe, ndavuga icyakoza cyo haracyariho abantu bafite imitima pe. Bariho cyane, ahubwo nyine baba bake. Baba bakeya, ariko na papa wawe umutima arawufite, ahubwo we yabuze ubushobozi. Njye ntago nakwangisha, ntago nakubwira ngo papa wawe ngo ni mubi, nta mubyeyi uba mubi, ahubwo aba mubi bitewe n'ubuzima. Urumva we afite ibyo yagukoreye bitari byiza, afite ibyo yakoreye mama wawe bitari byiza, ariko ku rundi ruhande niyo si tuba mu isi irimo ibibazo, tukaba mu isi irimo abanzi batwanga, tukaba mu isi irimo abadukunda, tukaba no mu isi nyine ku buryo ugera mu kibazo runaka ugahita wumva ko nyine kikubangamiye, ariko udafite ukundi kuntu wabigenza. Niyo mpamvu rero ngewe ntajya ntinda cyane ku kibazo cyawe na papa wawe, kandi nanagushimira kuba kuba utarigeze wanga papa. Hari ukuntu umuntu akugirira urwango rwo mu mutima, ukanga umubyeyi wawe, bijya bibaho kubera ikintu runaka. Wowe rero ntiwigeze utwarwa na rwa rwango n'uburyo yafashe mama wawe. Yego birakubabaza kumva uramwanze, ariko ntibigere kuri rwa rwego wumva ko utamukeneye kumubona. Wabashije kubyitwaramo neza, narabikunze. Burya umubyeyi abahura ari umubyeyi.
ahora ari umubyeyi, nta wundi papa wawe wabona uko yaba ameze kose nyine ni kuriya, ugomba kumutunga kuriya, ugomba kumufata kuriya, ari nta kundi. Ahubwo wowe ukareba intego yawe ni iyihe, niyo kwita ku muryango wawe, kwite kuri mama, nugira icyo ubona, ariko na papa nubwo nawe byamuyobeye agerageza kumufasha nawe nyina uko ubishoboye. Ntabwo muze ngo ukorere papa wawe umushyira, banza ukore ubuzima bwawe, ukore n'ubwa mama wawe, ariko na papa umwibuke ko nawe ari ku ruhande, ari papa wawe, kuko nawe aho yajya hose agenda avuga ati mfite umwana witwa teta mukuru w'inkumi, arakwirata ntacyo akumariye, ariko nyine arakuvuga. Ntabwo ababyeyi bose cyangwa famiye zose ziba zibanye neza paradizo, ariko ujye umwakira nka papa wawe, naza hano nyine umufate gutyo, umwakire birangire, wikomereze, utazitera umwaku. Ababyeyi ngo baravuma, utazitera umwaku. Ikindi mama wawe nawe yabaye umugore wihanganye, agira umutima ukomeye, yaciye muri byinshi na n'ubu kandi akibicamo. Ahubwo nashaka kukubaza, ntabwo wa mugore arongera kugaruka hano? wa mugore ntabwo arongera kugaruka. Kuva cya gihe ntabwo arongera. Byagenze gutera, yabaye iki ko nari nzi ko azajya ahora hano? Nanjye sinzi ukuntu byagenze, ariko isaha n'isaha twicara tuvuga ati hari n'igihe ikintu gikoma tukavuga ati wabona ari we kabisa, ariko nyine ntabwo aragaruka, sinzi. Shaka kuba nawe yaragize isoni, yaramwaye. Muri hari ikintu kiba nawe ukagira isoni, nawe ukareba ibintu wakoze, ukavuga ati ariko se buriya nanjye nari muzima. Ariko buri wese akora ikintu yumva kimunyuze. Buriya nawe yumvaga kuza agateza umutekano mu cyano, yumvaga ari cyo kintu gicanyuma ashobora gukora. Cyangwa niba yaranashyizeho maneko zikaba zitarabona papa agaruka, yanazishyiraho zikaba zitaramurabura, wenda ngo zimubwiye ati twaramubonye, akaba ariyo mpamvu yanazishyiraho. Buriya yararakaye, yarababaye, yanazishyiraho akavuga ati mujye muncungira murebe ko muzamubona ahinguka ahangaha, nahinguka nanjye mpite mpinguka. Ariko ibizaba byose nyine muzabyitwaremo neza, muzabyitwaremo neza. Hari igihe kigera nyine mugaca mu bigeragezo, ariko ikigeragezo kiba ari icyawe wenyine, burya nta muntu ugifatanya n'undi ikigeragezo. Umuntu akubera mubi, inshuti zikakubera mbi, umubyeyi akakubera mubi, ariko nyine burya kiba ari ikigeragezo cyawe, nta wundi wakwakira. Ikijyanye n'amashuri yawe rero, ibindi ndumva nta bindi bintu byinshi nabivugaho. Icy'ingenzi ni uko byakunze, icyifuzo twari dufite cyageze ku musozo. Nta bindi bibazo byinshi mufite, ahubwo ikibazo kindi mufite ari icy'uriya mubyeyi uza gusakuza. nta mubyeyi rwose, niba uriya papa banabonanaga akamusobanurira ati sinari nda, kuko nimba koko yaranamubuze, buriya ataha yiyumvije yuko yagarutse hano, akaba yicaye azi ko papa ari hano kandi nawe ntawe uhari. Ibyo by'ababitekereza, ariko umunsi azabitekereza muzabona agarutse. Ariko njye namugira inama, uriya mugore ndamubwira nanagaruka azaze neza. Ushobora kuza uvuga ati mwiriwe, ko nashakaga kubabaza se papa kana kaheruka aha, icyo gusa yego cyangwa we yagakomeza, cyangwa niba ashaka no kubasura akabasura, ariko atongeye gusakuza gateze rwaserera, abantu bahurura, abantu bashungera, abantu bamenye ko hano hari mukeba. Ntabwo abantu bose bagira abakeba babaho kuriya. Abantu baravuga ngo mukeba, abakeba ntibajya bumvikana, ariko njyewe hari abo nzi bumvikana nyine mukabyakira. Niba umugabo bashatse muri babiri murabyakira. Icyambere ni uko buri wese amufata mu buryo iri kimwe. Rero uriya we ntago nzi impamvu arwana, kandi n'ubundi afite umugabo. Amafaranga wa mugani wa mama wawe ati amafaranga miliyoni murazima zuragarutse, ati koko nazirya, nawe akemera ko yanazihekenye, ati naraziriye rwose, none ushaka iki? Nawe akumva nyine, ariko icyo ashaka ngo ni umugabo. Niba kimukunze, niba ari iki ntago mbizi, ariko burya umugabo araryoza, abimenya nushaka. Iyo ubona abagore bapfa umugabo kuri utagize n'ikintu afite, ushaka kwibaza se umugabo wavuye warembye, umugabo aje kumushaka
nta mafaranga afite, nta kintu afite, aje kumushaka ngo amumarishe iki, ibyo nabyo bikatuyobera. Ariko buriya ibintu byose kiriya gihe bizakemuka ari uko abonetse. Buriya abantu iyo bahari ari babiri, buri umwe akavuga ikibazo cye n'undi akavuga icye, nibwo ikibazo gikemuka. Umunsi papa Teta yaje, njyewe umunsi azaza muzambwira, tuzahita tukubwira. Umunsi azagera hano mukamubona akaza, muzambwire muti papa Teta yaje, tuzahita tukubwira. Ibyo ari byo byose n'uriya mudamu sinzi ko atazabimenya ngo ahite aza. hasi urabona afite gahunda yo guhera, azagaruka. Umuntu wifashe akamenya hano hantu, azagaruka namenya amakuru azongera agaruke. Ariko kugaruka byo nta kibazo, ahubwo ikibazo nagaruka nabi, byo rwose inama nabagira, nagaruka kuriya muzahite nimushaka nimuzamamagare muzajye kumurega, kuko kuriya ni ukubambura uburenganzira bwanyu. Mwarabimusobanuriye muramubwira tuti hano ni mu rugo, umwana araryamye arasinziriye, wikangura umwana, ariko ntabyo agakomeza agateza induru. Kuriya ni ukubangama. Rero akibikomeza nta n'utazo yaje, muzibwirize mujye kwa mudugudu mumubwire ikibazo gihari, nawe ni umuntu mukuru azabyumva. Tumva rero nta bindi bintu byinshi navuga. Hari ikindi kintu wumva warenzaho tugasoza? Ndakomeza gushimira abandi bantu bakomeza kudufasha mu buryo butandukanye. Hari nk'ubu ngubu, ejo bundi mama yagize ibyago, hari abamufasha mu mugongo, mwarakoze. Hari n'abatubaza amakuru uko tumeze, murakoze cyane namwe. Ariko icy'ingenzi cyane, uriya muntu wankuriye diplome ku ishuri, wewe ndagushimira cyane 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 cyane. Yego cyane. Umva nawe yarabyumvise. Reka dusoreze hano, tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha. Murakoze.